agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje aho dukurikiye muri kano kanya ngo haye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Mu biganiro byacu biheruka twabonye impinduka zinyuranye zibaho ku mubiri mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, nko kujya mu mihango ku bangavu ndetse no kwiroteraho kuba ingimbi. Uretse izi impinduka z'umubiri rero no mu mitekerereze yabo habamo impinduka zishobora kuganisha ku myitwarire myiza cyangwa mibi. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri izo mpinduka n'uburyo abari hafi yabo bangavu n'ingimbi bakwiye kubafasha kugira ngo bagire amahitamo meza ajyanye nazo. Turanabona kandi uburyo za mpinduka z'umubiri zigira ingaruka no ku mitekerereze yabo bangavu n'ingimbi, kubera ya misemburo na ya mitekerereze iri kugenda ihinduka, ndetse na cya kigare ashobora kwisanga yishoye mu busambanyi. Uwo ni Dr Chaste Uwihoreye, inzobere mu buzima bwo mu mutwe, akaba anatanga serivisi zijyanye nabyo mu ivuriro Karame Specialized Clinic ry'umuryango Réseau des Femmes. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwe Nosahaba Umugisha Mr Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku mpinduka mu mitekerereze y'abangavu n'ingimbi n'uburyo bakwiye kwitabwaho kugira ngo ibyemezo bafata bijyanye n'izo mpinduka bibe biboneye. Mbere yo gutangira, reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango wa Réseau des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakire Dr Chaste Uwihoreye, inzobere mu buzima bwo mu mutwe. Yatangiye atubwira ahantu hane hagize ubuzima bwo mu mutwe hagerwaho n'impinduka zijyanye n'ikigero cy'ubugimbi n'ubwangavu. Ahambere ni mu marangamutima, ari bukure usanga umwana w'umukobwa yatangiye kugira isoni, ntabwo akiri wa mwana ushabuka, atangira gutinya kureba abantu mu maso. Ubona umuhungu yatangiye kwiyemera, yumva ko ari umuntu ukomeye ufite imbaraga. Ayo ni mu buryo bw'amarangamutima. Mu buryo bw'imitekerereze rero naho harakura, kuko noneho ni igice, ubundi ni icyiciro bakunda kwita icyiciro cyo gutekereza uzabaho, cyo kurema uzabaho. Mu ndimi z'amahanga bakita l'âge de construction de l'identité, kubaka uzabawe. Nzaba umuntu ukomeye, nzaba umucuruzi ukomeye, nzaba umubyeyi, nzatwara indege, nzaba muganga. Ni icyiciro ndetse atekereza ko yabaye mukuru, ndetse buriya ni naho usanga aza kugirana amakimbirane n'abamurera. Abamurera bamubona ko ari umwana, wakibonamo ko ari mukuru, bikaza gutera ibibazo by'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe bw'umwana, kuko ubwabyo kiriya kigero ni ikigero kimutera ingorane z'imikurire mu bwenge, mu marangamutima, icyo bita developmental depression cyangwa se agahinda k'imikurire katavanywe ku ngorane. Uzabona umwana ugiye muri iki kigero yikingiranye mu nzu akaryama kugeza saa 5, ukibaza ari mu maki, afite ibitekerezo byamubanye byinshi. Bo bakunda kukubwira ngo dufite overthinking cyangwa se ibitekerezo byinshi cyane. Uko gutekereza cyane rero kuraza kwiyongeraho ya marangamutima navuze, kandi imitekerereze iyo wongeyeho amarangamutima ibyara imyitwarire. Bizaza rero kuzana imyitwarire tuza kubona hari dasanzwe. Ubone afite inyogosho runaka, ubone afite imyambarire runaka, kubera ko yatangiye gutekereza nzaba nka runaka, agatangira kwiyogoshesha nkawe. Kubera ko yatangiye gutekereza nzaba nka runaka, akambara nkawe. Abakuru tugatangira tukavuga turiya mwana yabaye ikirara, bashaka ko bamureba, bashaka kubera ko rumva kwiyumva ko ari umusore, kumva ko ari inkumi nziza. Ni nayo mpamvu uzasanga bakunda ibikorwa by'imyidagaduro.
agashaka abandi basohokeye akajya kubyina akajya gutera umupira agaseruka kubera ko nicyo kigero nyine kiri kumuryohera arashaka kwerekana impano ze n'imyitwarire myiza ariko akaba ashobora no kugera mu kigero kijyanye na ya mitekerereze ya marangamutima kijyana navuga no kwigana aho ashobora kugwa mu mwobo akagwa mu kigare nicyo kigero ushobora gusanga yatangiye gukoresha ibiyobyabwenge nicyo kigero ushobora gutangira kubona yanyweye itabi nicyo kigero ushobora gusanga yashidutse yanyweye inzoga nyinshi nicyo kigero ushobora gusanga yishoye mu busambanyi urumva ko ngeze ku myitwarire ya marangamutima n'imitekerereze ashobora kumushora mu myitwarire itari myiza ariko bishobora no kumushora mu myitwarire myiza nk'uko twabibonye ndetse abenshi usanga bafite n'imyitwarire myiza ndetse abakuru tugatekereza ko ari mibi reka ngere ku mibanire n'abandi ubundi umwana noneho ugeze muri icyo kigero kubera ya marangamutima n'aya mitekerereze atangira gutekereza kugira inshuti y'undi mwana badahuje igitsina umwana w'umukobwa akavuga ati ngomba kugira akakope umuhungu w'inshuti umwana w'umuhungu ati ngomba kugira umwana w'umukobwa w'inshuti kubera ko amarangamutima ye ari kumva aryohewe iyo ari kumwe n'undi mwana badahuje igitsina iyo amurebye iyo amubonye iyo amwumvise yamutekereje kubera ko ari gutekereza hazaza he ndetse atangira no gutekereza urugo no gutekereza urugo rwose akumva akavuga ati nzashaka umugore umeze utya nzashaka umugabo umeze utya bigatuma rero mu mibanire ye akunda kuba yabona uwo babana bari kumwe baba inshuti badahuje igitsina ubuzima bw'imyororokere amakuru yizewe amahitamo nyayo turacyari mu kiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere none se za mpinduka zo ku mubiri zo zigira izihe ngaruka ku mitekerereze y'abangavu n'ingimbi abari hafi yabo se bakwiye kubafasha gute kugira ngo amahitamo bakora baboneye turacyari kumwe na Dr Shaste Uwihoreye inzobere mu buzima bwo mu mutwe wa mubiri w'inyuma rero nawo imisemburo irakora iganisha kuba umuhungu azaba umuhungu azatangira kubyuka mu gitondo yiroteyeho niyiroteraho biri bumutere gutekereza ati ibi ni ibiki wabigerageza ko numva biryoshye ndetse rimwe na rimwe uzasanga abana bageze muri icyo kigero abenshi bakunda guhura n'ingorane zo kwikinisha kugira ngo bagerageze icyo kintu bishobora kumuviramo imbata ariko bishobora no kuba ibintu bisanzwe umwana ari bunyuremwe by'igihe gitoya agakomeza ubuzima ndetse abenshi bikinisha muri icyo kigero biba ari ibintu bisanzwe ariko nanone nk'uko nabivuze kubera ya misemburo na ya mitekerereze iri kugenda ihinduka ndetse na cya kigare ashobora kwisanga abaza bakamubwira ati njye nabikoze akaza kwisanga yishoye mu busambanyi cyangwa se akaza kwishora mu nzoga mu biyobyabwenge kugira ngo aze gutinyuka bya bintu by'imikurire y'umubiri ya misemburo iri kumusaba kugira ngo aze kubishyira mu bikorwa ku mwana w'umukobwa nawe birashoboka ko yumva ko imisemburo iri gukora iri gutuma umubiri musaba ko yaba ari kumwe n'uwo badahuje igitsina icyo gihe nawe akaba ashobora kwisanga nawe atekereje ati reka ngerageze ubu ngubu ho kubera n'iterambere n'ikoranabuhanga rizamo ugasanga bari gukoresha social media bari kubona ayo amakuru rimwe na rimwe atariyo wabona umwana yagize ibiheri mu maso bati nuko atakoze imibonano mpuzabitsina bikaba rero bishobora kubashora mu ngorane ariko nanone hari uwo byatera reka mbyite frustration nk'ipfunwe ku mwana w'umuhungu ashobora kuba ari hamwe n'abandi bakamubwira ati njyewe niroteraho we bikaba bitaraza akumva ntabwo ari normal ati yewe ti uzi ko ubwoya bwo ku gice cyo hasi cy'umubiri butaraza ati wowe ngiye bwaraje akumva afite ipfunwe akumva hari ntazaba umugabo akumva ndetse bikaba bishobora no kumushora mu kijyanye n'ubwoba mu ndimi z'amahanga ni anxiety cyangwa se iyo ndwara yo kumva utamerewe neza muri wowe kubera ko
bya bintu byari kuzira igihe wenda byaje bikererewe cyangwa se byaje kare mbere y'abandi. Noneho ku bakobwa bo ni ibindi bindi, iyo agiye kubona akabona agiye mu mihango nta wabimubwiyeho, akabona avuye amaraso, aribaza ati ibi ni ibiki, yatangira kumera amabere akashaka kuyahisha, akazajya agenda yihese kubera ryapfunwe ry'imihindurwa ijya gukire y'umubiri ari kugenda anyuramo. Muri makeya rero navuga ko igice cy'ubugimbi n'ubwangavu ni igice cyiza, ni igice kirema umuntu wazabawe, ni igice amenyamo ubwenge, ariko ni igice kibamo impinduka nyinshi, zaba ari mu buryo bw'umubiri, zaba ari no mu buryo bw'imitekerereze n'amarangamutima n'imyitwarire, bishobora kutujyana ahantu heza kuko tuzaba abo turi bo tunyuzaho, ariko nk'uko nabivuze bishobora no kutunyuza mu ngorane z'imitekerereze, zikaba zanadutera imyitwarire idahwitse, tukaba dushobora no kutagaruka yewe tukagendanira ko. Birumvikana iki gice cy'ingenzi cyabonetsemo impinduka nyinshi gutya, ni igice nanone urumva abana bakeneye kwitabwaho, ariko nanone igice ababyeyi baba nabona iyo myitwarire bakabona nyine ni ubusazi no kunanirana. Ababyeyi badukurikiye muri kano kanya, abantu bari hafi y'abo bana bageze muri icyo kigero, babahe hafi gute? Kwitabwaho kwa mbere ni amakuru, akumva ko kuba yagira sheri ko ari ibintu bisanzwe, ariko ibyo biri busabe n'ababyeyi n'abarezi kubanza kumva ko ari ibintu bisanzwe. Ndi buvuge rero ngo abarezi, ababyeyi, tureka abana bidagadure, tureka abana bisanzure, tureka abana babyine, tureka abana basohoke, tureka abana basangire, ariko tubarinde ko basandara, kuko nibasandara hari igihe bizatugora kubagarura. Hano muri Kigali tujya twumva abana bategura za pati, yewe no mu mazu atazwi, icyo gihe uba wabaretse ngo basandare. Ushobora kubareka bagategura pati ndetse ukanabafasha, nawe muntu mukuru ukaburimo. Icya gatatu, buriya ntabwo njya nemeranya n'abantu b'imikoranabuhanga abana bageze mu bugimbi n'ubwangavu, kuko ni ikintu bakoresha, ariko tukibahe tubigisha kugikoresha. Internet na tekinoloji zifite amakuru menshi meza, ariko zifite n'abantu babi bazinyuramo kugira ngo baroha abantu. Hanyuma mu gihe umwana yakosheje, yaguye mu mutego, tumube hafi kurusha kumujugunya. Uyu mujugunye uri kumuroha yo kurusha. Uzajya kureba umubyeyi yaraje umwana hanze, ntabwo biri bukosore ikosa. Uramenya utazamushyira mu ruhame ngo umuhaniremo, kuko iryo pfunwe ashobora no kuzasaza akwanga. Soze mvuge ko umwana uri mu ngimbi n'umwangavu n'umwana wamaze kumenya ubwenge, n'umwana ujya inama n'ababyeyi, ntabwo ari umwana ubwirwa gusa ibyo akorwa atagishwa inama. Nasaba mu mpera z'uyu mwaka yuko abana bari mu kigero cy'ingimbi n'abangavu tubareke barye sho, tubareke batwike, ariko tubarinde kwitwika, kuko nibitwika kubomora bizatugora. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye n'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakira na yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye twabanye, kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njye wagutegura iki kiganiro nkaba nanakikugejejeho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ngo ntago kica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo, isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.